gutungana no kwanyu babyeyi sa nkuca bugufi ngukorere kugira ngo wakire umutungo wawe. Washyizemo ikirato uretse gato muga iyo kayita nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Nakora ngareba gutya. Wakoraho kare. Gutya. Uretse manze nde gutya. Kanze nde kwava amafaranga. Nubwo atari ubwa mbere rero ubwa nyuma mbibonye. Njya hari amakuru manishakira views. Kora akazi kawe nta kibazo. Yese nyangu suza kandi zere kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye barasaza urengero zo amajyepfo amajyaruguru turi mu buce bigiye bitandukanye nuko muri turimo mubwira ngo dusuremo abajya batandukanye yari nibereye ahantu rwose mu ntara mvuye ahantu mbana inomero ya telefone iramamagaye irambwira ati ndi umukobwa warangije kwiga ndi umukobwa utagira ababyeyi ndi umukobwa wirwanyeho shakisha uburyo nakiga nza kwiga ndarangiza ariko ni muri bya bikorwa nagendaga nanone mbasha kuba nafurira abantu ariko nanone nza kubona umuganga kuri YouTube utanga ubutunzi hari amafaranga yansabye 500 amaje kubinsaba ndabimuha aransuzuma niko arambwira ati uyu muganga yegeze wanje agiye kuma ubutunzi bwino ubishyire kuri kamera ndetse n'amafaranga yaba agiye kuma naramuka abaye ibipapuro nzagere ibimenyetso byo kuzerekana yuko naba naratoboriwe. Ese aganga ukobeje gutanga ubutunzi ubakira ute ubafata ute cyangwa ubatekereza hiki ubuzima bwawe ushobora guhindura byinshi bitandukanye. Ahangaha ubungubu niho ngiye guhitagira gute niho ngiye guhita njya nsange muganga ariyo mubaze byinshi bitandukanye. Ese umutungo ngira uzamura byatandukanye twabonye muganga yatandukanye batanga ubutunzi ariko bamwe ngo amafaranga yacu twarayariye tumaze kuyarya twabahamagara bikanga ariko abaganga 5 wowe ukoresha subscribe yakunyamana yo mubona tutarimo turagenda dukora bya buri munsi nuko hari imbogamizi tugenda duhura nazo za buri munsi mugiye mu supportinga kandi inomero zacu kuri screen ziba ziriho kugira ngo mukomeze mutugire inama n'inyunganizi n'ibitekerezo hanyuma komeza ugene nanjye urabona ko turi mu bigori mu mashyamba abantu batazi bihaga ari ngibyo n'ibiti bya gereveriya kuri telefone yanjye narakoresheje kuko cameraman we yarakiri Inyamirambo ariko ngewe nimwegereye mu majyaruguru y'u Rwanda nkone natembereye. Okay, ngeze kwa muganga ahangaha abona umutimwe rwose naho hari kwinjira mu buryo ndamubona kunze bakiga neza n'itanu ahinjiye ahangaha ngo iwaba umukobwa uyu muganga n'ubwa mbere tumubonye ngiye kuyafatira hejuru na telefone noneho ugiye gufata ndakomanga cyangwa ngo byabimba 8 nakubwiye ngo mfite uyishyiramo uha kuri buri mwimwe uyishyiramo Niri baba uyu mugabo ni wo wasuye bifite naje no mu magasi akira ngaye ngombwa ko murisha telefone. Salama patro. Salama. Nizute se? Sawa. Ari mudukise ko mono amahembe hano hasi n'iki? No kuvuga ngo uyu mukobwa yaratwitabaje kugira yuko akeneye ubutunzi ngo hari n'umuganga wamubeshye ngazamuha umutungo arangije ngamurya amafaranga ntiyawumuha ariko aje kumpamagara mbonye kuri YouTube nsanga atari nge yahamagaye nagiye kwanuma niyo murakubona iyo ngiyo niyo yanjye nuko atari yo yahamagaye nkuko abibonye rero ubwo iyi karito niyo ugiye kwakiramo umutungo wawe ugiye kumfasha urambikeho ibiganza ariko umuga tuzamura umutungo cyangwa ukora igikorwa ndamwibarizanya kare umpamagaye noneho yahigire kama nasi n'umwana mukobwa akiri mutoya wajya guhindurirwa ubuzima nawe agiye guhindurirwa ubuzima yari afite ikibazo cy'inyatsi yakuweho bibaye ngombwa yuko nza kumuhagararira ku Gicumbi kugira ngo yakire umutungo ababyeyi bamwemereye wa $40,000. aho musanze ni wabo cyangwa ni wawe ahangaha yambwiye ko ari hiwe ko ngomba kumusanga
wabo ni nahiwe kuko ngo ni n'imfubyi. Yabimbwiye. Ngaho ukora ibyo ukora ture gusa imwe ntago ari ubwa mbere mbibonye ariko uraza kutubwira ababitirira abo muvuga iki. Gutungana no kwanyu babyeyi sa nkuca bugufi ngo ukorere kugira ngo wakire umutungo. Washize n'ikira migo nuko hari abantu benshi bajya baduhamagara bakavuga ngo hari abantu babariye amafaranga ngo babemerera umutungo ibintu byabo ntibibe. Ni nayo mpamvu nanjye naguhamagaye ndavuga ati uriya ugiye kuzakira umutungo muzaze mumuhe muhahagaze mubireba kandi uyu mutungo wakiriye uzakoreshe neza. Uko kutavuga wagize ubwoba ubuseremera kujya kuyabona amafaranga nta cyizere yifitiye kuri muratatu n'intoki. Oya mugabo ko muri mu kugira ukataka ndimo ndafungura yego ntambikaho ibiganza uvuge ngo gutungana no kwanyu babyeyi. Gutungana no kwanyu babyeyi. Yego uyu mutungo nakiriye nzawukoresha neza. Uyu mutungo nakiriye nzawukoresha neza. Izi zose ni inote izi zose ni inote ziri muri iki gitereko. Yakuraho inote imwe nk'uko ababyeyi babyemeye nini muri zose akaguhereza nawe ukaza akacupa kugasoma ugatangira nawe kwakira ku mpano nawe ugatangira ni ukubera yuko ziba zazamutse mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ubonye yuko ikarito yatereyemo inote n'ibihumbi 8 miliyoni 40 zirazamutse. Uyu mutungo we rero Kamana mwibarize igitekerezo cyaje kugira ngo uhamagare muganga aguhe ubutunzi ubundi bimeze bite kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko bimeze. Muri kamera zamurije nimero nayibonye kuri YouTube. Hari mfite ikibazo nshaka ko yamu ubutunzi. Ndamuhamagara arambwira ngo nzaze amu ubutunzi. Nta ngurane se mwahanye nta kintu wamuhaye kugira ngo ibi byose abikore. Namuhaye 500. Yego watuwe ko ari umunyeshuri babyeyi baba barapfuye ugeze aho uravuga ati reka mpitemo nanjye gushaka icyo nkora uza kubona icyo ukora aguca 500 ngo icyo gihe ngo aragushe ngo nimba ari inyana niko watubwiye. Nagurishije inyana yanjye. Hari benshi babarirwa amafaranga biyitirira abaganga nk'aba ngaba wabwira iki abadukurikiye bari amafaranga ko ntihagire ibintu bakorerwa cyane cyane ko bayobera ku bandi. Nababwira ko ngewe nahuye n'umuganga utabeshya atari bamwe bateka umutwe nyine. Ngewe kubera ko gihamyira hari namuhaye 500 none mbonye ndi miliyoni 40. Ubwo ni miliyoni 40 ubonye. Ayo mafaranga uzakoresha iki? Twishobora ngo amafaranga uzafashe imfubyi n'abapakazi n'ibyo woza yakoresha iki umuntu wari uri mu buzima muri abatari ubuzima bwiza bwo mu cyaro ndabona n'ururaza kutubura uko bimeze. Ngewe mba numva nzashinga alimentation. Nashinga ishuri ry'imyuga kandi ngafasha abana b'imfubyi.